kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Twongeye kubasuhuza nanone inshuti muteze amatwi Country FM, by'umwihariko abakunzi ndetse n'abandi bose baba bategereje gutega amatwi ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Turabasuhuje cyane mu izina rya Kristo Yesu, twizera ko mumeze neza, kandi dusuhuje na bene data bose, ubwo nabera bose nabo bari bagitegereje. Ndabizi kuri aya masaha baba biteguye, babihaye umwanya wo kugitega amatwi. Niyo mpamvu iyo dutangira tubasuhuza, ariko n'inshuti zacu nyine zikunda kudukurikira, baba bajya baduhamagara, baba bajya batuvugisha mu gikari nyuma y'ikiganiro, mwese turabasuhuje. Nkuko rero mumaze kubimenyera cyase nkuko bisanzwe, uyu munsi nabwo ntabwo ndi jyenyine, nge muvugana n'Emile&Damascene, ariko ndi kumwe na mwene data. Ndabizi abari bamukumbuye bo ni benshi. Mwari mumukumbuye muri benshi cyane ko bamwe bagiye banamutwishyuza, ariko uyu munsi arahari, namuhereza akanya nawe akabasuhuza, hanyuma tugakomeza n'ikiganiro cyacu. Karibu muvandimwe. Urakoze cyane mwene data. Nkuko bivuze nari maze iminsi ntaboneka muri studio, ariko nanone ni ku mpamvu z'ivugabutumwa. Yego. Cyane ko turikora nyine mu buryo bugiye butandukanye, birenze gusa kuri radio. Yego. Ahubwo kubwo buryo bundi nyine nanone buhari. Niyo mpamvu nari maze iminsi nyine ntaboneka mu kiganiro. Ariko uyu munsi Imana yashimye ko mboneka kugira ngo nganire n'abakunzi ba Country FM. Ubwo rero mbonereho gushimira abakunzi b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa, cyane cyane abo turi kumwe nyine mu kiganiro aka kanya. Yego. Ariko n'abandi bazagikurikira, cyane ko nkuko tujya tubivuga, ibi biganiro tunyuza hano kuri radio birakomeza kuko tubishyira ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri YouTube channel yacu, ivugabutumwa ijuru ntirikorerwa TV. Umuntu rwose ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube, umuntu yamugira inama rwose yo gushaka ibiganiro by'ivugabutumwa, kuko ibiganiro byose biba byaratambutse. Ntekereza ko cyangwa se nka 95 cyangwa na 6 y'ibiganiro twatambukije hano wabisanga kuri iyo channel yacu. Mu mwimerere wabyo byuzuye biriho. Yego. Ariko ikindi kiza cyaho nuko usangaho n'ibindi byinshi birenze ibyo kuri radio. Ubuhamya bwa bene data bakize urupfu rw'iteka, bakagusangiza amahoro bafite, umunezero bafite, ishimwe bafite. Mbese bigarushaho guhamiriza umuntu waba ufite inyota y'ubutumwa bwiza, ko tari ubuzima bwe bwite, ahubwo ko ari ubuzima asangiye n'abandi bantu benshi. Ubwo rero icyo nakivuga wenda mbere kugira ngo nkibuka, cyane ko iyo twinjiye mu kiganiro umwanya ugenda tubana mutoya, ariko nkibuka rwose nasaba abantu kujya kuri YouTube bakajya gushakisha ijuru ntirikorerwa TV. Ni channel ifite izina ryihariye kubera ko izina ijuru ntirikorerwa ririhariye, n'umwimerere waryo. Ririhariye kuko abantu nyine benshi bazi ko rikorerwa. Ubwo rero wasanga handi mazina y'andi macano, wenda se gusenga TV, ni menshi wayasanga, Gakiza TV. Ariko ijuru ntirikorerwa TV ni channel imwe yitwa gutyo, bizakorohera kuyishaka. Hanyuma
ukurikira ibiganiro nugeraho kandi uzakande subscribe. Icyo bigamije si kugira ngo tubona ama views nkuko abantu bajye batubaza kubera ko abantu benshi nyine ibintu byose babibona antereme y'amafaranga, ariko no kugira ngo n'ibindi biganiro byose bizajya bijyaho ujye ubibona ku gihe, kubera ko nta kiganiro dutanga kimfabusa. Niyo n'umuntu wakijijwe kongera kumva ijambo ry'Imana igihe cyose hari icyo yunguka uko byagenda kose. N'umuntu wamaze kubohoka kwakira iyi mpano y'ubugingo buhoro cyangwa se y'ijuru ibonerwa muri Kristo Yesu, gukomeza gukurikira ibiganiro byacu nabyo biramureba kuko n'inyungu nayo ikomeza kuba nyinshi. Ubwo rero nasuhuzaga abantu badukurikiye, nanabararikira gukurikira ibyo biganiro byose kwizo mbuga nkoranyambaga na Facebook turefite ejo ndikorerwa TV, wareba n'amazina yacu ko twicara dushyiraho ibiganiro bigiye bitandukanye n'ibyo dukomeza gukora, ndetse n'ibitari ibiganiro nk'ibi amatekste kwandika turandika bene batandukanye baba bakomeza kwandika. Wareba rero ejo ndikorerwa TV na none Facebook page irahari nayo inyuraho ibiganiro byinshi by'ivugabutumwa. Nta gihombo cy'ijambo ry'Imana nta kibaho. Ariko sinabura gusuhuza bene data na none, nkunda abavandimwe ndabakiranutse cyane, aho bari hose ndabasuhuza, mbifuriza gukomeza gukomerera mu buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana nibwo buzima bw'abakiranutsi. Kubw'ubuntu bw'Imana twagizwe abana b'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana twagizwe abakiranutsi, kubw'ubuntu bw'Imana twahawe agaciro, kubw'ubuntu bw'Imana turi mu isi ariko dufite ijuru. Ni ikintu gikomeye cyane, tuzajya no mu ijuru ku bwabwo. Amen. Amen. Umuririmbyi umwe w'108 yaravuze ngo ngende umukristo, ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, ngo kikanyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'Umwami Yesu. Numva kuba umukristo bitari izina, ahubwo kuba umukristo watsindishirijwe na Kristo ni ikintu giha umuntu amahoro, ni ikintu gituma umuntu abaho neza mu isi, akabaho ari umutunzi w'ijuru, akabaho ari umutunzi w'amahoro, umutunzi w'umunezero, umutunzi w'ibyiza byose biva ku Mana. Ubwo rero nasuhuzaga abakiranutsi na none aho bari hose ku isi yose, mbifuriza gukomerera mw'iyo mpano y'ubuntu twagiriwe muri Kristo Yesu, kuko nta handi gukomera kure. Yego. Uvuze ibya bene data nyine mpita nibuka n'abantu myintashyo. Yego. Hari abo twari kumwe ejo ku mugoroba barimo Dativa uzwi cyane ku izina rya Mama Loiki. Yego. Yarambwiye nyine ngo nzamutahirize bene data bose abajya bakurikira iki kiganiro ariko n'abazabasha kucyumva. Ubwo izo ntashyo si wenda zitanze, ndetse neza Dativa wundi uzwi nka Mama Mutoni, ariko n'abandi benshi babasema n'abandi bose. Intashyo zo ziba ari nyinshi, ariko ubwo ndazisohoje nyine bene data barabatashya kandi barishimye cyane nkuko namwe mwishimye. Ubwo nanjye uratuma ntanga izihuye aho narindi. Yego. Kurumva abantu intashyo za bene data nzabona. Yego. Ariko nayo n'amahirwe yo kubonera hamwe bene data benshi cyane. Ubwo rero nanone ndabasuhuje ku bwa bene data bo mu mujyi wa Huye, tumaranye iminsi kandi tuzakomeza kubana. Nibyo rwose. Yego. Nyine nk'ibisanzwe n'ubundi buri gihe tuba dufite ijambo Imana ibashyize ku mitima yacu kugira ngo turisangire nyine n'ababa duteze amatwi. Nubwo n'ibindi burya tuba twavuze biba nabyo ari ijambo ry'Imana, cyane ko tuba turi hano nyine kubw'ijambo ry'Imana, n'ibyo tuvuga byose baba ari ibintu n'ubundi bihura n'ijambo ry'Imana. Ariko tugira nyine n'umwihariko n'ubundi wo gusoma mu byanditswe byera, nubwo tugakomeza tuganira n'abaduteze amatwi. Uyu munsi rero turasangira amagambo ari mu Baroma ibice 4. Ubwo n'abaduteze amatwi bafite Bible hafi barazibumbura kugira ngo tujyane. Ni mu Baroma ibice 4, turasoma duhereye ku murongo wa 18, turaza kugarukira ku wa 25. Yego. Reka dusome. Aravuga ngo Aburahamu uwo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa, ngo abe sekuruza w'amahanga benshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana.
kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikuragacogora. Ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanya no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera ahimbaza Imana. Ntiyashidikanishwa nibyo, ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera ahimbaza Imana. Amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Nicyo cyatumye bimuhwanirizwa no gukiranuka. Icyakora ntibyanditswe ku bwe yuko byamuhwanirijwe no gukiranuka, ahubwo no ku bwacu abazabiheshwa nuko twizeye iyazuye Yesu umwami wacu, watangiwe ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Amen. Amen. Reka ndebe muri Bibiliya ntagatifu. Yego. Ariko uzi kuturebera na Bibiliya ijambo ry'Imana. Yego. Ngira ngo tuzisome zose. Umurongo wa 18 twahereyeho aravuga ngo yizeye ibidashoboka nyamara aremera, maze aba utyo umubyeyi w'amahanga menshi bikurikije rya jambo ngo dore uko urubyaro rwawe ruzangana. Ntiyigeze acogora mu kwemera areba umubiri we washaje. Yakabakabaga imyaka 100 n'inda ya Sara yumiranye, kuko urupfu rwari rwarabatashye bombi. Ntiyabura ubwizere ngo ashidikanye isezerano ry'Imana, ahubwo akomezwa n'ukwemera maze yiragiza ikuzo ry'Imana. Yiyemeza rwose ko ishobora kuzuza icyo yasezeranye. Niyo mpamvu ibyo byatumye agirwa intungane. Nyamara siwe wenyine byandikiwe ko ukwemera kugeza ku butungane. Natwe nuko bizamera, twe twemera uwazutse mu bapfuye, Yesu umwami wacu, watangiwe ibyaha byacu akazukira kutugira intungane. Amina. Hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana naho handitswe ngo Aburahamu yizeye Imana bituma yiringira, kandi nta cyariho cyatera umuntu kwiringira, bityo aba umukurambere w'amahanga menshi. Ni nako Imana yari yaramubwiye iti urubyaro rwawe niko ruzangana. Yari amaze imyaka nk'ijana, umubiri we umeze nk'uwapfuye. Na Sara akaba yari yaracuze, nyamara ntiyacogoye mu kwizera Imana. Ntabwo yigeze ashidikanya ibyo Imana yamusezeranije, ahubwo yakomejwe no kuyizera kandi arayisingiza. Yemejwe rwose ko Imana ifite ububasha bwo gukora ibyo yasezeranye. Ngiyo impamvu Imana yamubaze nk'intungane, kubera ko yayizeye. Kandi siwe wenyine ibyanditswe bivugaho iri jambo ngo Imana yamubaze nk'intungane, ahubwo natwe biratureba, kuko Imana izatubara nk'intungane kubera ko twizeye iyazuye Yesu umwami wacu mu bapfuye. Yashyikirijwe abamwica azira ibyaha byacu, maze arazuka ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Amina. Ntekereza ko umuntu wumva Country FM agashidikanyishwa no kutizera, yego, nta rubanza ruturiho. Nta rubanza ruturiho kubera ko ubutumwa bwiza bugira abantu intungane buba bwavuzwe. Iyo binabaye ngombwa ko abantu bakoresha radio no kugira ngo ijwi rigere kure. Yego. Ubwo rero kutizera
ariko kutizera ko abantu nanone ntibakagire ngo kubuza bizera kwizera nanone kugira ngo umuntu napfobye ubutumwa bwiza ubuntu natekereza ko ari ibintu biraho bidafite umumaro ntagire ngo bibuza bizera kwizera abantu bari gukomeza kwizera cyane rwose ariko ni nako nabandi batari kwizera kandi urupfu rwo ntirubura kuza ntirubura kuza abapfa bakomeza gupfa nta gisibya isi nubwo irangaza abantu bari kwirirwa ku mafaranga abandi bari ku mashuri abandi bari mu bukwe abandi bari ni byiza ngo byahozeho no ku gihe cya Nowa ariko umwuzure ntiwabuze kurimbura abantu rwose n'uyu munsi rero nimba nahise atinze kuza urupfu rwo ntirutinze kuza niyo mpamvu umuntu akwiye gushyiramo puwemoro akabanza agategereza no ku iherezo rye kabaze kibazo ariko wa mugani ko ndi kwirirwa ku mafaranga ko ndi kuyarundanya wenda ndanayafite ariko si iherezo ryanjye ko nzapfa nimpfa nzajya ni ikintu umuntu wese akwiriye kwibaza umuntu kuri umugoroba uri kumva Country FM rwose naha agaciro ijambo ry'Imana naha agaciro ijambo ry'ubutumwa bwiza ejo usange abantu ku marimbi bari kuririra abantu bari kuvuga bari kubabishyira ngo bakoze ibi ngo bakoze nibi ngo ubwo ngo turizera ko imirimo ngo bakoze ngiza oya umwanya n'uyu wo kwizera ubutumwa bwiza umuntu akagirwa intungane akiriho ahandi ngo bakajya kureba ibikorwa by'abantu ngo bakarundanya ngo bashyirwe mu batagatifu gakora iperereza oya umuntu aba umutagatifu akiri muzima rwose ntabwo umutagatifu yemezwa n'abantu umutagatifu aba umutagatifu kubera ko yizeye Yesu intungane umuntu aba intungane kubera ko yizeye Yesu umukiranutsi umuntu amukiranutsi kubera ko yizeye ayo n'amagambo amwe ariko avuga mu Nyarwanda bigiye bitandukanye ukaba uri isi uzi ngo ndi umukiranutsi mfuye none nzajya mu ijuru mfuye ejo nzajya mu ijuru birasabye ko barundanya ibimenyetso byaho nagiye nyura kugira ngo bandike ngo ndi umutagatifu cyangwa sindiwe ikindi muvandimwe abantu bajye nyine batandukanye ibintu by'Imana n'iby'abantu yego urumva n'ubundi uwo muntu niyo bamugira umutagatifu burya yego bamugize umutagatifu bashingiye ku bimenyetso byavuye mu bantu yego ariko abantu burya sibo bacamanza abantu nibashaka bamusinyire n'idini yiwe nishaka imusinyire ati rwose turabyemeje hashingiye ku maturo yatanze hashingiye ku bikorwa yakoze n'abantu yagiriye neza ati uwo ni umutagatifu ariko bakajyana wenda n'aho atuye ubuhamya bukaboneka ariko tuributsa abantu ko imbere y'umucamanza Imana izo nzandiko zose ni ubusa yego kuko sibo bazaca urubanza yego uzaca urubanza ni Imana yego na niyo mpamvu iri kwinginga uteze amatwi kandi yego rwose yego ikubwira ati nyabune ibyo bimenyetso ntacyo byakumara izo nzandiko ntacyo zakora niba ari wowe uri kubiharanira narekeraho izo bazandika wapfuye niyo bazandika ukinariho ariko bikaba bidashingiye ku kwizera yego n'imfabusa ikindi Damascene uzi ko abantu bagira abandi abatagatifu bo abatari abatagatifu none se ko bavuga ko umuntu mutagatifu yapfuye ubwo byumvikana ko nimba bapfuye aribo batagatifu ubwo abasigaye kuko aribo bemeza ko wapfuye ari umutagatifu bitangaje ko bagiye kumwemeza bo atari abatagatifu ubwo ubutagatifu baba bamwemejeho burumvikana nyine ni nk'ubwo n'ubundi baba bafite bw'ubunyabyaha kandi ubwo ntibuba birumvikana cyane nimba ari wowe utanga amanota ubwo ukaba ufite 0 ukaba ufite 0 nawe niyo wabasha gutanga rwose wabasha gupima ikigero cy'ibyo nawe ushoboye ntiwapima ibyo utazi ariko ubutagatifu tuvuga ni ubutagatifu Imana itanga kandi n'ubutagatifu nk'ubw'Imana nanone sibyo si ubutagatifu bwakorewe amatora si ubutagatifu bwabanje kunyura mu gushaka ibimenyetso n'ibihamya mu nzira zose izo arizo zose yego siho ubutagatifu oya hano rero bavuze ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no kuba intungane cyangwa se umukiranutsi kubwo kwizera amen ni ikintu gikomeye ariko bavuze ngo ibi ntibyandikiwe Aburahamu wenyine ibi ntibyanditswe kubwe byanditswe no ku bwacu amen nitwizera Imana tukizera ko yatanze Yesu kugira ngo apfire ibyaha byacu ariko ngo anazukire kugira ngo tugirwe
intungane imbere y'Imana. Yego. Iyo umuntu avuga ko yizera Yesu, akavuga ko yizera urupfu rwa Yesu no kuzuka kwa Yesu, ariko akaba atari intungane, ntabwo aba yarigeze amenya Yesu. Abavuga n'ibyo atazi, abayobotse idini akagira ngo bihwanye no kwizera Yesu. Ni Yesu w'idini, ntabwo ari Yesu utanga ubugingo buhoraho, ntabwo ari Yesu utanga ubutungane. Ariko Yesu turi kuvuga muri iri joro ni Yesu utanga ubutungane. Ni Yesu umuntu yizera akaba intungane imbere y'Imana. Ni nacyo tubwira abantu kumwizeraho. Yego. Ni ukwizera urwo rupfu, yego, n'izuka bye, yego, bigira umuntu intungane, agahinduka umwana w'Imana akaba umuragwa w'ijuru. Yego. Ntabwo ari ukubabwira ngo ni mumwizere kazabaha amahene, ingurube, inka, ubukwe arabukoze, dore n'imodoka. Kamere ibyo bintu bikunda wa. Hari umuntu twaherutse kuba turi kuganira kugira ngo ndizabisiga. Ibikunda nk'itazabisiga. Tumubwiye byo kwizera ati Yesu ndamwizera. Tuzi ko Yesu yari yarambwiye ko nzatura mu nzu y'amashanyarazi. Natwe ariko twari kumwe nawe aho twari kumwe tubwiye n'amazi none ndabifite hanga tubwo Yesu ndamwizera. Yesu nyine ntago ari kwizerwa amashanyarazi, ibishyimbo n'amatiyo, abagore n'abana. Icyaha cyangije umuntu cyane. Umuntu wo kugira ngo ashaka Imana, ashaka icyamuhuza n'Imana, arebera Imana mu bifati, arebera Imana mu mazu, akayirebera mu mafaranga, akayirebera mu bagore no mu bagabo. Ariko Imana ikeneye kuyizera ukabana nayo bwite cyane, none kugeza iteka, n'ubuzima ukabana nayo amahoro, kuko nta cyaha kikubaraho, ariko na nyuma y'ubu buzima ukazakomeza kubana nayo. Nibyo rwose. Batubwiye urugero rwa Aburahamu, nka sogokuru, tumufata nka sogokuru mu kwizera. Yego. Batubwiye ko imyaka yasagaga 100. Ngo yamaze kumira, ngo n'inda ya Sara yarumiranye. Bageze mu zabukuru nta cyizere cyo kubyara bagifite. Ariko Imana imusezeranya kuzabyara. Imana imusezeranya urubyaro. Yego. Imusezeranya urubyaro mu gihe mu mbaraga ze nta rubyaro rushoboka. Mu gihe mu kigero cye na Sara nta rubyaro rugishobotse. Muvandimwe ukiraho. Yego. Aho ngaho iyo bakiza gukoresha bya bimenyetso n'amatora. Yego. Byose byari kuvuga ngo hoya. Yego. Niyo bakiza n'abashakashatsi. Yego. N'abahanga. Yego. Bakabaha n'imyaka ihagije yo gukora ubwo bushakashatsi. Byose byari kuza bihakana ati ntago bashobora kubyara. Nibyo. Icyo kintu cyumvikane neza. Icyo Imana yavuze ntigituruka mu mbaraga z'umuntu. Aha nicyo bishatse kuvuga. Kwizera Imana bigomba kurenga imbaraga n'ubwenge bw'umuntu. Impamvu umuntu yumva atari umukiranutsi nuko abishakira mu mbaraga ze, nuko abishakira mu gukiranuka kwe, kandi ntibishoboka. Aburahamu yagombaga kubyara kuko ari Imana yabivuze. Yabyishakamo ntibyari gushoboka, ariko kuko ari Imana yabivuze, we na Sara bagombaga kubona urubyaro. Icyo kintu kirakomeye. Ibi ni byanditswe ariko bisaba ngo umuntu abyumve neza. Natwe uyu munsi Imana ivuga ngo twizere, tuyizere, ariko tuyizeyeho iki? Tuyizeyeho ko yatanze Yesu kugira ngo apfire ibyaha byacu, azukire kugira ngo tube intungane. No kugira ngo umuntu yumve ko yaba umukiranutsi, ko yaba intungane, nubwo mu mbaraga ze bidashoboka, bidakunda. Sinzi n'ibyo kintu abantu bari kucyumva, ariko ndasaba Imana mu mutima, nsabira buri wese wumva, kugira ngo yumve ko gutungana bishoboka, nubwo agaragara nk'uwacuze nawe, nubwo yagerageje inzira zose zo kwigira intungane bikanga, nubwo yagerageje kuva kivuka kugeza ku myaka afite uyu munsi, ngo arebe ko yaba ahatunganiye Imana, akabona ntibishoboka. Ariko humura, kuko ari Imana yarivuze, ubasha kuba intungane bitavuye ku bikorwa byawe, bitavuye mu mbaraga zawe, bitavuye mu gukiranuka kwawe. Aburahamu yasezeranijwe umwana,
ariko utazava mu mbaraga ze, kuko ikigaragara imbaraga zo kubyara zari zarangiye. Nawe uyu munsi no gutungana kudashobora gushingira ku mbaraga zawe zo gutungana, no gutungana kudashobora gushingira ku mirimo yawe wita myiza. Warahebye n'ubundi umuntu uragerageje, umuntu avuka agerageza agakura agerageza, ariko ko yaba intungane mu maso y'Imana, ariko bikanga. Ariko humura wowe byanze, umeze nka Sara ndetse na Aburahamu, bamaze kwiyuba ko batakibonye urubyaro. Nawe wowe wamaze kumva ko nta mukiranutsi ubaho ushingiye ko muri kamere wabonye bidashoboka, uyu munsi ushobora kuba umukiranutsi kubwo kwizera Yesu Kristo. Muvandimwe, icyo bisaba ngo umuntu yumve neza, yego, birasaba ngo umuntu uteze amatwi Country FM, yego, wumva agatekereza ko azakora akaba intungane, yego, birasaba ko yitakariza icyizere. Amen. Noneho yamara kwitakariza icyizere, akagirira Imana icyizere yo ngo yo yatanze Yesu Kristo, yego, agapfa, yego, akazuka, yego rwose. Buryo ubundi gituma umuntu atizera nuko aba akiyizeye, nuko aba yumva avuga ati nanone ahari wenda mu myaka iri imbere bizaza, yego, bizakunda noneho ko ntungana, yego. Hari n'igihe anatekereza ngo ati buriya nuko nsenga gake, reka nongere iminsi yo gusenga, yego, ati wenda nuko ntaba no muri korali, yego, kanje no muri korali nongere nje mba n'umuririmbyi, nongere ibihe byo kwitunganya. Ariko buryo uritunganya, urabivuga mu mazina, urabyatura no mu bantu benshi kugira ngo urebe ko byakuvaho, ariko n'ubundi umutima wawe ukomeza kuguhamiriza kuri udatunganye, umunyabyaha. Uyu mugoroba rero cyo tugusaba no kugira ngo witakarize icyizere, ni nabwo noneho wabasha no kwizera Yesu Kristo. Ariko cyumva witekereza ukundi kuntu nta gushobora kwizera Kristo Yesu. Damase, hano ikintu gikomeye nanone ni ukwemera ubutabera bw'Imana, yego, kwemera icyo Imana yavuze ntushidikanye. Ngise byaca mu yihe nzira, kuko urumva Imana itanga Yesu. Ubundi ikintu Imana igaragaza hano n'ubutabera bwayo. Imana ibonye ko twese turabo kurimbuka kubwo igicumuro cya Adamu twavukanye n'imirimo yacu mibi idatunganiye Imana, yashimye ko ubutabera bwayo bwuzuzwa ariko bwujurijwe muri Kristo Yesu. Ifata Yesu imubaraho ibyaha byacu. Hano ngo yatangiwe ibicumuro byacu, yapfiriye ibicumuro byacu. Imana nk'umucamanza utabera ishaka gutanga ubutabera, irafata umunyabyaha akwiriye guhanwa. Umunyabyaha ni nge, umunyabyaha ni Damascene, n'undi wese ukomoka kuri Adamu. Ariko Imana mu rukundo rwayo ku musaraba hagaragaye ukuri ariko n'urukundo, hagaragaye urukundo ariko n'ubutabera bw'Imana. N'ikintu cyagaragaye ku musaraba. Imana ifata Yesu imubaraho ibyaha byacu byose, irangije iramuhana. Urupfu twagapfuye aba ari we urupfa. Umubabaro Yesu yagize, mu yandi magambo abantu babyumve neza, uhwanye n'umubabaro nari kuzababazwa by'iteka ryose ndi mu nyanja yaka umuriro n'amazu. Urubanza rwaransinze, ariko Yesu nawe nk'uwari umpagarariye, Yesu nk'uwari waje kunshungura, ntiyantererana mu rubanza nubwo natsinzwe. Yemera ko n'igihano cyanjye kinjyaho, yemera ko dosiye yanjye bayimushyiraho. Ariko Imana nk'umucamanza nayo irabyemera, ibyemeranya na Yesu ko yampagararira birakunda. Yesu rero yishyiraho ububi bwanjye, ibyo neregwaga byose. Reka ngaruke kwiki, Imana ntiyajijwe mu kubara ibyaha byanjye, Imana ntiyajijwe mu kubara ububi bwanjye, no, yabibaze neza. Nirwo rubanza rwari ruteganijwe rwonyine. Imana yabibaze neza, ibara ibyaha byanjye nk'umucamanza utabera. Uko natsindwaga ingingo ku yindi nka Nowa na Adamu, Imana irabifata byose uko byakabaye ibishyira kuri Kristo. Imana ishima no kumuhana. Urupfu rwa Yesu no ubutabera bw'Imana, nirangiza rubanza ku byaha byanjye byose nashinjwaga. Arapfa, Imana iramuhana.
ndabyibuka Yesu ari gusenga aravuze ngo niba bishoboka igikombe kindenge, ariko yibuka ko nta yindi nzira ihari yo kunkiza, aravuga ngo noneho reka mbireke, ahubwo bibuka Imana, bibuka umucamanza, muri make bibuka umucamanza ashaka bikorwe neza bibe byuzuye. Mu rukiko umuntu aravuga ngo twiringiye ubushishozi bwanyu, twiringiye ubushishozi bw'ubutabera, twiringiye ko muri bushyire mu bushishozi bwanyu mukandenganura. Yo bavuga ati ni igiki uriregura, akenshi abantu niko bavuga, ariko Imana mu bushishozi bwayo Yesu yavuze ati bibe ku Imana, bibe ku mucamanza. Uko Yesu yapfuye bihura no ku mucamanza yashakaga kurangiza urubanza rw'ibyaha byanjye byose naregwaga. Yesu gupfa kwe ni igihamya cy'uko igihano cyanjye cyarangiye. Ku munsi wa gatatu Imana iramuzura, ntihamije ko igihano yari yankatiye Yesu agize gute akirangije. Gupfa ni kimwe, ariko no kuzuka ni ikindi. Yesu yatazuka n'ubu ngubu tukiri mu byaha byacu, ariko kuzuka ko ni igihamya cy'uko igihano cyarangiye, nirangiza rubanza. Icyo ni kintu cyonyine Imana ishaka abantu bayizereho. Ubundi ni ukwizera k'umucamanza utabera, utarakinaga ubwo yicaga Yesu umwana we. Waripfobya ikagutegereza ngo izakurimbure nk'umuntu wanze irangiza rubanza, ugategereza ko izakurangiriza noneho urubanza ku giti cyawe. Ariko kuwizera uyu munsi ko urubanza rwe rwarangiriye muri nde, muri Kristo Yesu, nta rundi rubanza ruhari. Abantu batinya umunsi w'imperuka. No, Abaroma 8 umurongo wa 1 avuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, nta rundi rubanza rw'ibyaha dutegereje abantu bari muri Kristo Yesu. Ugira Imana icyizere mu butabera bwayo, uwo nguwo Imana imuhwanya n'ukiranutse, kubera ko urubanza rwe rwagize gute rwararangiye. Nongeye kumva uburemere burya rw'ibyaha. Yego, nongeye kumva ikibazo umunyabyaha afite, ahubwo ari gukina nacyo. Yego, ni ukwibeshya gukomeye cyane iyo umuntu yicara agatekereza ngo hari ikintu yakorera Imana ikamwemera. Ubwo ni igiki? Hashingiye ku buremere bw'ibyaha umuntu afite, hashingiye no ku bubi umuntu afite kavukire, ubundi nyine akwiriye kurimbuka. Nibyo. Ariko nongeye kumva n'impamvu gucungurwa k'umuntu kubonerwa muri Kristo Yesu honyine gusa. Kuko iyo biza kuba ari ibintu byoroshye, nyine byari kujya bikemurwa nuko umuntu apfukama akavuga ngo Mana mbabarira n'ibi no kwiba no gusambana no Yesu yari kwigwapfa. Yesu yari kwigumira. Ubwo byari kuba ari ibintu bitagoranye. Ahandi byari kujya bikorwa wenda yaba ari amaraso hakifashishwa y'udutungo. Yewe ntawe ari kubura n'ipanya. Nibyo, ipanya utudutoye ntawe ari kuyibura. Ariko n'ubundi ngibyo byose ntago byari bihagije ngo bikureho umuntu urubanza rw'ibyaha. Byasabye amaraso y'umwana w'Imana, umuziranenge wera utunganye, ufite gukiranuka kumeze nk'uko Imana ifite. Kuko niwe wenyine weraga, wari kumuhagararira mu rubanza, we ntacyo ashinjwa, akajya noneho yampanirwa bigakunda. Ubwo nta n'undi muntu wari kuboneka. N'abamarayika ngo Imana babonamo amafuti, niko ijambo ry'Imana rivuga, kuko banagumanye na Satani. Kimwe cya gatatu cy'abamarayika cyagumanye na Satani. Yesu ni wari ukwiye. Niyo mpamvu mu ijuru hari habuze uducungura. Abakuru barananirwa, ibizima birananirwa, ariko Yesu arahaguruka. Yohana amaze kwiheba, abonye turimbutse twese, ariko abona ngo intare yo mu muryango wa Yuda ngo aranesheje. Ubutabera bw'Imana nibwo Imana ishaka. Nicyo kintu cyonyine umuntu yakorera Imana ikanezerwa, ni ukwemera ubutabera bwayo. Gutekereza ko yahana Yesu nawe akazakurimbura, niko kwishinja ko nayo ubwawe ari umunyabyaha. Ubwo yabaye umucamanza ari kubera, ntiyabikira umucamanza utabera. Niko kwigira inyabinyoma burya. Nibyo, niko kwita Imana inyabinyoma. Nyamara twe tubwira abantu ngo turabakiranutsi, ngo bo wise ngo umukiranutsi, ngo wise Imana inyabinyoma. Kandi nyine ubutabera bwayo ariko bwangize umukiranutsi.
ahubwo mvuze ko ntariwe kandi mvuga ngo Yesu yaramfiriye ubwo mba nyisa ahubwo inyabinyoma. Uyu munsi byibura umuntu umwe uri kumva Country FM wikumvira abandi umva ibyawe, turagusabira ngo uyu munsi uwo twumva uve mu kigare k'idini, imirimo y'agatunambwene, amasengesho, ibyo byose nta kiguzi cy'ubunyabyaha kirimo. Niyo mpamvu yavuze ngo nawe warira ukicuza ukanababara, ntabwo byariya ibicumuro ngo dore impongano ikwiriye ibyaha wakoze ni amaraso ya Yesu masa. Uyu munsi va mu kigare k'idini, pasiteri ntiyakujyana mu ijuru, padiri shehe ntiyakujyana mu ijuru. Iyo si yo nzira bari kugushuka. Uyu munsi zere Yesu ni amahirwe amwe rukumbi abaho. Niyo Yesu yavuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye yararahiye, ninjye bugingo, nta n'umwe wajya kwa data adaciye kuri nguri, atari njye umujyanye, adaciye mu cyo njye nakoze. Ninjye watanze itiki ariko rupfu napfiriye abantu kugira ngo umuntu nanyizera agirwe intungane imbere y'Imana. Nawe uyu munsi waba intungane, niyo mahirwe hari yonyine. Yego, nawe uyu munsi waba intungane. Uyu ni umunsi wo gukirizwamo, uyu ni umunsi wo kwemererwamo. Dore nawe umaze kuba nka Sara ndetse na Aburahamu, dore umaze gukora byinshi bishoboka ariko byaranze. Waritanze, watanze n'ibyawe ariko ntibyakugira umukiranutsi, umutima wawe kubwira ko uzarimbuka. Ariko uyu munsi amahirwe arabonetse. Nubwo wabwiwe Yesu ariko wabwiwe Yesu udakiza, nubwo wabwiwe Yesu ariko wabwiwe Yesu wongeraho ibyawe nta byawushyiraho, nubwo wabwiwe Yesu udatanga ubugingo buhoraho, nubwo wabwiwe Yesu mu mbaraga zawe aho kubwirwa Yesu mu mbaraga z'Imana. Ariko uyu munsi tugira ngo wumve Yesu wagukijije urupfu rw'iteka, nawe wizere Yesu ubarwe nk'intungane nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka. Nawe uyu munsi wakwizera ukaba umukiranutsi imbere y'Imana. Turaguhamagara n'ijwi ry'inginga cyane, ariko n'ijwi nanone rifite ikiniga cyinshi cy'uko abantu barimbuka bazize kutizera. Turakwingingira kwizera Yesu uyu munsi kugira ngo ubarweho gukiranuka kwe, ukurwaho urubanza kuko urubanza rwawe rwarangiriye mu rupfu rwe. Ibyo nta kindi wagabanya, nta n'ikindi wabyongeraho, icyo usabwa ni ukubyizera gusa, ubundi ukaba intungane mu maso y'Imana. N'Imana yabivuze, wishidikanishwa no kutizera, wikwirebaho. Yo Aburahamu na Sara birebaho bari kubona batabyara, nawe wikwirebaho, ahubwo reba ku cyo Yesu yakoze. Wakwirebaho kubera ko muri wowe nta butungane burimo. Ubutungane bubonerwa mu butabera bw'Imana. Yizere nawe, yemere nk'Imana itakwivuguruza ku cyo yavuze, yemere nk'Imana itaratanze Yesu ikina, yemere nk'Imana itagira indimi ebyiri, yemere nk'umucamanza washishoje ubwo yatangaga Yesu kugira ngo abe impongano y'ibyaha byawe byose. Yemere ntitakwica Yesu mu cyimbo cyawe ngo nawe ikurimbure. Igirira icyizere n'ikigusaba kwizera Imana n'icyo bivuze. No kuvuga ngo Imana ubwo ari yabivuze byanze bikunze nanjye ubwo mbaye umukiranutsi. Iri joro urarana ubutungane, iri joro urarana umukiranutsi ku bwa Yesu. Ntabwo nkwifuriza kwitwa umunyedini runaka, ahubwo ndakwifuriza ko iri joro waba umukiranutsi ku bwa Yesu. Abakiranutsi nibo bazajya mu ijuru, ntabwo ari abanyedini runaka. Ntabwo ijoro ry'abadepiri, ntabwo ijoro ry'abametodiste, ntabwo ry'abadive, ntabwo ry'abarestoration. Ijoro ni ry'abize Yesu Kristo bikabahwanirizwa no kuba abakiranutsi. Nta kindi Imana izareba, kuko amadini ni menshi kandi ijoro ni rimwe. Nawe wabyibaza ukibaza ngo buri zagibwamo n'irihe dini. Ntabwo amadini azagira uruhare na rutoya mu kujyana umuntu mu ijuru. Yesu niwe wakoze byose wasabwaga kugira ngo numwizera ubone ijuru kubwe. Niwe rwandiko tuzagaragariza Imana, niwe umuntu azagaragariza Imana ko yizeye, nayo imuha ijuru ryayo. Uwamwizeye nta rubanza gifite. Biravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu. Impamvu utayafite nuko wanze kwizera ko igihano cya Yesu gihagije kugira ngo Imana iguhe ijuru. Intege nke zawe zo wizireba Imana irazizi. Aburahamu na Sara ngo bari bashaje, bari gusaga imyaka 100. Nawe nta mbaraga ufite zakugira umukiranutsi. Izo ntege nke zawe Imana irazizi, ariko we kuba arizo uha agaciro
aho guha agaciro cy'Imana yakoze mu mbaraga zayo. Amen. Cyane ko nyine n'ubundi ntabwo Imana yigeze ifata umwanzuro wo gukorera abantu ibyabananiye yibeshye. Ahubwo yari ibizi neza ko mu muntu nta kiza kizamuturukamo. Yari ibizi ko mu muntu nta kintu umuntu azabasha gukora ngo yongere yiyunge n'Imana, yongere ahure n'Imana. Ihitamo rero gukoresha uburyo bwo kwiyunga n'umuntu, ariko n'ubundi ikoresheje umwana wayo, kuko niyo mahirwe yonyine ahari yari asigaye. Ibindi byose byari byanze, nta yindi nzira nimwe yindi yari ihari yo kugira ngo umuntu yongere yiyunge n'Imana, yo kugira ngo umuntu azanabane n'Imana. Ariko n'uyu munsi nta yindi nzira ihari, nta bundi buryo buhari. Abantu nibareke navuga ngo kwitekereza nkaho ibyo bintu bidashoboka, kuko nicyo cyatumye Imana ibikora. Abantu hari ukuntu mu muntu kubera kwangirikira kwa shitani aba yumva mu muntu nta mbabazi zirimo zagusa, bigatuma rero atekereza ko n'Imana idashobora kumuha imbabazi, nta kantu kamuvuyeho, nta kintu kimuvuyeho kijya ku Mana. Ariko Imana si gutyo, urukundo rw'Imana si gutyo, imbabazi z'Imana si gutyo. Ntago ibabarira nk'uko wowe wababarira, ntago igira impuhwe nk'uko wowe wazigira, ahubwo impuhwe z'Imana n'urukundo rwayo nyine rurenze uko umuntu atekereza, rurenze uko umuntu yakwibwira. Nirwo rwatumye ifata umwana wayo, iramubabaza ariko imubabariza wowe uduteze amatwi, iramwica ariko ibimwishe n'ubundi mu cyimbo cyawe wowe uduteze amatwi. Umugambi w'Imana kwari kugira ngo wowe twumva ntuzarimbuke, ahubwo uhabwe ubugingo buhoraho ku bwa Kristo Yesu. Icyo uvuze kirakomeye. Imana nta nkunga y'umuntu ishaka n'iki gikorwa cyo kugira umuntu intungane. Nkuko n'Aburahamu ku myaka yari afite na Sara byagaragaraga ko ntacyo bari bukore kibaturutsemo kugira ngo umugambi w'Imana ugerweho. Byasabye ko kuba bageze mu zabukuru ntacyo bagishoboye, kugira ngo noneho nihagira n'igikoreka kibe gikoretse ariko kitabaturutsemo. Nibyo koko umuntu nawe ntacyo ashoboye, ariko nkuko ntacyo ushoboye birasaba ngo ureke no gukomeza kugerageza nyine. Utaza kuzanira Imana abayishimayeli. Aburahamu yagerageje gushaka gufasha Imana, ariko Imana yamugaragarije ko yashakaga umwana udakomotse mu mbaraga ze. Sibyo? Hari ibikorwa byinshi byo gukiranuka abantu bagerageza gukora, abo ni bayishimayeli bashaka kuzanira Imana, ariko ntabwo Imana ikeneye ubufasha bw'umuntu. Ahubwo Imana yo irashaka guha umuntu gukiranuka umuntu atagizemo uruhare. Ni Imana ishaka. Nyamara umuntu nawe kubera ko umuntu yiyemera, we nawe akeneye kuyifasha. Rekeraho gufasha Imana. Kuzana abayishimayeli benshi si ukugirira Imana neza, ahubwo ni ukurushaho kugomera Imana kubera ko iminota rero yagiye. Tagira ngo mbere yuko bashyiraho telefone banze wibutsa abantu nimero baduhamagara hano muri studio. Iya mbere ni 07 88 44 21 25. Indi ni 07 38 3 0 mukaduhamagara mukatuganiriza nyine tukumva ko basi hari icyo mwumvisha mu muri iki kiganiro. Nibyo. Ni karibu rero abadukurikiye. Gusa nuhamagara koresha iminota mike. Allo Country FM. Kubera ko dusigaye iminota 15 cyangwa se irengaho gake. Ubwo rero abahamagara bakoresha mike cyane. Cyane ko nta na byinshi ga. No kutubwira niba ubutungana umuntu yabwakiriye cyangwa se niba akomeje kwinangira. Allo Country. Mwiriwe neza. Allo yagiye. Okay, nta kibazo. Navugaga ko
no gukoresha igihe gitoya. Allo country. Allo. Mwiriwe neza. Watwibwira ukatubwira nawe uherereye? Bayisenga Jean Dodier mberereye mu karere ka Nyabihu. Yego Jean Dodier. Akarere ka Nyabihu. Yego Jean Dodier. Maze igihe mbumva maze kumva akamaro ko kwizera. Yego. Ariko nta ruhare umuntu yagira. Ikibazo cyiza yarabajije. Akomeza kurikire. Yego. Ariko uruhare rwawe rwamera nko kujya kubyara nyine bayishimayeli. Icyo nicyo twasobanuye kuva kare. Nibyo pe. Allo ijuru ntirikorerwa. Yagiye. Uruhare rw'umuntu no kuzana bayishimayeli. Nibyo pe. Ariko gukiranuka Imana ikeneye no kwayo bwite yatanze muri Kristo Yesu. Yego. Uruhare no kwemera ko utakiranuka. Ntago ari igice Imana ntago yatanze ibice, yatanze ibyuzuye. Yego. Yego. Nibyo rwose. Ubwo rero nkavuga nti rwose nshimiye Imana nanone kuri ijambo riba rivugiwe kuri radio. Yego. Kandi urumva ko na Nyabihu bari kutwumva. Ubwo rero nanone kuba abantu bumva ijambo ry'Imana kuri sirifasi ingana gutya nabyo no kubishimira Imana. Allo ijuru ntirikorerwa. Mwiriwe neza. Amahoro. Seti hano mu karere ka Rutsiro. Inde? Seti cyangwa kumaze izina Seti. Seti. Rwose ndabashimiye ku kiganiro mutugejejeho. Yego. Menye neza ko umuntu yakiranuka nta kiguze. Wumvise uburyo Imana igiramo umuntu intungane? Ntabyumvisha rwose no kwizera amaraso ya Kristo yaziriye Golgotha. Yego. Kuri ubu se Seti nawe urumva uri intungane? Kuri ubu kubera ko maze kumenya ko yadupfiriye ku musaraba nanjye nahise numva ntunganye. Abandi bantu ariko bo bavanyemo? Oya nabo barimo kubera ko yabikoreye twese ntabwo ari ndi njyenyine. None wowe tubwire nka Seti nyine ku giti cyawe, kuko waba ubaye nkaho nanone ugiye kubizerera kandi hari ababihakana. Tubwire wowe. Ni ukuvuga ngo ko bireje kureba umutima w'umuntu. Ubundi nkanjye nareba nkamanza nkareba imirimo nkora niba izanjyanayo. Nasanga izanjyanayo kubera ko yavuze ku musaraba ngo byose ndabirangije. Ntabwo yamanze ngo arondore umuntu runaka ngo niwe amanje gupfira. Yego. Nanjye aho ngaho iyo mpageze mpita nemera yuko yadupfiriye twese. None imirimo izakujyana mu ijuru ni yawe cyangwa ni yakozwe na Kristo? Cyane cyane uruhare ni yakozwe na Kristo. Uri kuvuga cyane cyane, none nkumva sindi kubishyikira neza. Dushaka utubwire iyakozwe na Kristo y'ubwayo irahagije, kuko uri kuvuga cyane cyane nkaho hari n'ibindi bintu bigomba gufatikanya kugira ngo bibe byuzuye. Ni ukuvuga ngo iya Kristo ni yanjye. Aho ngaho irizanya, ariko iya Kristo ni imbere kubera ko iyo ataba kumfira ntabwo nari kubona ikiguzi. None se buretse gato yatujyana. Ikiguzi Yesu yatanze nicyo kugira ngo ubiki. Nicyo kugira ngo nzabane nawe mu ijuru. Uzabane nawe mu ijuru. Wumva uri umukiranutsi ku bwa Yesu ku rugero ruhagije ku buryo upfuye none wajya mu ijuru? Ubu tuvugana najyayo rwose. Hanyuma se nyuma y'iminsi 2-3 ho bishobora guhinduka? Mu minsi 2-3 bishobora guhinduka. Nicyo ni ikibazo nkubajije. Bishobora guhinduka ntubu kigiyeyo? Oya ntabwo byahinduka kubera ko yadupfiriye n'ubundi yaradupfiriye. Ntabwo ari amaraso azarangiza amanda. Ntabwo azarangiza amanda. Seti waza kuduhamagara nyuma y'ikiganiro tugakomeza kuvugana? Cyangwa uduhe nimero yawe tuyibike tuze kuguhamagara. Ubundi nani yina. Idusomere kuko nituba tuyireba hano muri CD. 0790. Yego. 49. Yego. 3. Yego. 811. Seti turaza kongera kuvugana nyuma y'ikiganiro. Oya ntacyo bitwaye. Ugubwe neza muri Kristo. Urakoze nawe. Twakira abandi. Ndabona nta uraza ku murongo. Yego. Allo Country FM.
ni bayisenga ugarutse. Bayisenga Bayisenga Nyabihu. Nari ndi kubaza ngo yego umuntu nta ruhari rwe rwagaragara mu kugira ngo yizere cyangwa kwizera biza ku muntu bimutunguye. basi si icyo kwizera cyo wacyumvishe? Nacyumvishe. Wumvishe ko ari iki Jean de Dieu Bayisenga? Ni ukwizera amaraso ya Kristo. Nkayakoze iki? Ngayatambwe kugira ngo akureho ibicumuro byawe noneho ube muzima kuko kubyizera. Jean de Dieu, ibicumuro byawe Yesu yapfiriye bingana iki? Ni byinshi, ari naho nsomaga ngo biruta n'umusenyi wo ku nyanja. Ikibazo nashakaga kubaza cyane se ni byose cyangwa si byose? Ni byose. Niba yarabipfiriye rero cyangwa se yarabihaniwe, ku Mana iracyagushinja cyangwa uri umukiranutsi ku Mana nk'umucamanza? Je mu mutima wanje numva ko ntakiri kunshira urubanza kuko ari nizeye amaraso ya Kristo. Yego. Ndumizera muri make ariko yego hari n'abatizera. Abandi bihorere Jean Do, abandi bihorere. Ndagira ngo mvugane nawe ni we turi kuvugana. Urumva uri umukiranutsi imbere y'umucamanza wakase urubanza rwawe yarangiza agahana Yesu amuhaniye ibyaha byawe byose? Ni rwose. Urumva utunganye ku Mana nta kintu kigushinja? Ntaco rwose, ndaryama nganasinzira. Nta kwizera kuruta uko rero kwizera nuko. Imana ishimwe. Nawe mbwira nimero yawe mbite nyifata turaza kuvugana. 078 yego 55 yego 47 490. Utuye Nyabihu? Utuye Nyabihu maze igihe kirekire mbumva. Ariko bisaba ko urusinga ruzamura hejuru mu giti. Oya. Aho uri radio yumvikana neza? Hano babumva ari benshi cyane. Okay, tuzabasura buriya Nyabihu. Bawama. Urare neza turaza kongera kuvugana. Nuko murakoze ku bw'ico kiganiro. Nawe urakoze cyane. Katwakire n'abandi. Aguwe neza cyane. Nagubwe neza. Nyine nicyo kiranga n'ubundi umuntu wabaye intungane. Ariko no kubabarirwa nicyo bishatse kuvuga. Abantu bajya bavuga ngo kubabarirwa ntibumve icyo bishatse kuvuga. Kubabarirwa ni ukumenya ko hari uwababajwe mu cyimbo cyawe ukabyemera ukagubwa neza cyane. Ntukomeza guhangayika kuko nyine haba hari uwakubabarije. Kubabarirwa nyakuri ni ukumenya uko urubanza rwawe rwarangiye. Abantu bagiraga kubabeye cyangwa barabasabira ngo misa ngo barabakuraho ibyaha ngo zero. Niyo mpamvu umutima ukomeze kukubwira ngo uzarimbuka. Iyo biba ari ibyo abantu bari kwicarira wajya upfa bakajya gusaba misa. Si byose. None Yesu akigumira mu ijuru Imana ikavuga ati mujye musaba misa. Ntirirwe mubabaza. Ariko yamubabaje kugira ngo ibone uko ikubabarira. Nibyo rwose. Imana yababariye abantu rimwe ubwo yicaga Yesu umwana wayo. Yaritanze imbabazi nta n'izindi. Ahubwo habaho kuzakira ukaba intungane ku Mana cyangwa ukazikerensa ukaguma uri umunyabyaha. Damascene no kwihana nicyo. No kwihana nicyo. Kwihana sugoro usubiramo ibyaha urutonde. Umucamanzi ibyo yarabizi ko bifite. Ibyo nanjye narabikoze igihe kinini. Nari ngeze no ku rwego nyine mbomba cyane nkanarira ibimyira bikaza nkiyoroshya cyane nkarira amarira menshi nyine ndi kubivuga. Ariko n'ubundi nabirangiza kubivuga n'ubundi nkumva umutima ukomeza kubinshinga. Nyine kubera kutemeraga igihano. Hello Country FM. Yego. Urinde uherereye he? Nitwa Claude ndano umurenge wa Umurenge wa Gisenyi Rubavu. Okay. Claude. Uyu munsi twakiriye abantu bakure cyane. Rutsiro, Nyabihu na Rubavu. Ariko Claude araducitse ariko aze kongera natwe turamuha nimero yacu aze kutuvugisha atubwira kari ku mutima. Inkuru nziza irasobanutse. Inkuru nziza iravugwa ku mugaragaro. Inkuru nziza ifite igisubizo umuntu cy'ikibazo cyose umuntu aba afite yibaza. Sibyo?
ubwo rero twiteguye rwose kwakira amatelefone yaba ari muri studio yaba ari na nyuma ya studio cyane cyane ariko nanone iminota twari twayiriye twabura kubigarukaho ariko si ikibazo cyaduturutseho twifuza kubaha umurongo kare ariko ni ikibazo cya technique cyatumye bidashoboka ko duhita dutanga umurongo hakiri kare ariko nta kibazo niyo mpamvu hariho no kuza gutanga nimero zacu nibyo pe kugira ngo tuze gukomeza kuganira n'inshuti zacu inshuti z'ubutumwa bwiza ni na byiza burya biba na byiza nyine waruvuze kuri icyo kintu cyo kwitaba abantu uvuga ubutumwa bwiza buba burimo igisubizo cy'ibintu byose yego hari ukuntu abantu usanga barabapfunyikiye yego nyine yabaza abitwa ko aribo bamuyoboye muri iyo nzira yamubaza nk'ikibazo ugasanga nyine nawe nta busobanuro afite na n'igisubizo kavuga ati ibyo bintu namayobera mwakira ijambo ry'Imana ni amayobera ariko utegetswe no kubyemera ukibaza umuntu baramubwiye ngo yemere iki yemera amayobera niba bamubwiye ngo yemere ibintu byayoberanye ubwo yemeye iki mu yandi magambo ahandi nawe ukajya babwira ati mujye mwikiriza tugushimira mwiriwe ninde nshuti yacu duhamagaye ni Habumugisha Jean Claude ni hano mu karere ka Rubavu umurenge wa Gisenyi Claude urakoze cyane kugaruka ikiganiro cyanyu turagikunda turabakurikira cyane yego Claude tuba twabashimiye mbega muri makeya ibiganiro byanyu turabikunda cyane iki kiganiro cyari kigamije kugusobanurira uburyo waba intungane imbere y'Imana ese wabyumvishe ese wumva nawe ubwo butungane wabwakiriye nta rubanza ugifite ku Mana ntabwo yabaye byose ariko muri bake ntabwo yari dukurikiye neza dusigaranye iminota mike ariko twakwakiramo undi muntu umwe ndetse babiri kubera ko dukeneye kumva rwose nibyo abakunzi bacu bakunzi b'ubutumwa bwiza bakunzi b'ijambo ry'Imana ijambo rizima ijambo rikiza ijambo ribohora ijambo ribeshaho ijambo ritanga ubugingo ntabwo twaje hano kubwira abantu ngo Imana ibahaye amafaranga nabuzi bayagira bararira cyane twaje kukubwira ko Imana ibyo bintu bijya birangira nta burya nabo ubagezeho bakubwira ko ntayo bafite umwe ari kurira ngo banki muhe credit ufite credit ya banki ari kurira ngo bagiye guteza ibye cyamunara bagiye guteza cyamunara ufite umugore ararira ufite urubyaro ararira udafite umugore nawe ararira udafite umugabo nawe ari gusengera umugabo wabuze urubyaro nawe ari gusengera urubyaro ufite abana ari gusengera Minerval ubu ngubu none twageze mu ifungura ubu ntibyoroshye bira bintu nyine n'ubuyobe bukomeye urumva umwe ajya gusengera kubona amafaranga ariko agakubitana n'undi wari waciriwe icyo kintu ngo cyitwa inzira yo kuyabona bayamugujije bagiye kumuteza ibye cyamunara ukajya usanga umwe nyine ari kwifuza bya bindi biri gutuma undi n'abahanga twaje kubwira abantu ikintu rero rwose kirenze ibyo Yesu yaje kugira ngo biravuga ngo intama zibone ubugingo ngo ndetse zibone bwinshi zibone ubusagutse turi kubwira abantu icyatuma babona ikintu kirenze icyo bajya babona mwabuno buzima kirenze iby'amaso yabo areba kirenze iby'amatwi yabo yigeze yumva kuba mwisi utunze ijuru nibwo butunzi bwonyine butagira akagero umuntu abasha kubona kiri hano mwisi nibyo ikintu gitumye turi hano kuri radio mu magambo twiye dusoma hari inkuru za Mariya na Marita twiye dusoma yego ariko nyine ngo nibwo butunzi umuntu abagabanye atabasha kwakwa Yesu yaravuze ngo ngombwa nicyo ngo ngombwa ni kimwe twaje gutanga icyangombwa ku muntu wese waba yiteguye kucyakira ariko nabwo bihawe n'Imana kubera ko nabwo ntibiba mu mbaraga z'umuntu no mu bwenge bw'umuntu naho ubundi ibyisi nibishira ubifite ararira utabifite nawe ararira ubwo rero turi kubwira abantu ikindi cyaruta ibyo bintu byose nta kindi ni ukuba mu isi umukiranutsi ku Mana ukaba mu isi utunze ijuru kandi mu buryo budasubirwaho ukaba uriho none ariko uzanakomeza kubaho byiteka ryose dusigaranye umunota umwe tugiye gusezeramo inshuti zacu biba ari byiza ariko n'igihe kiba kigenda turabaha nimero rero turabaha nimero kugira ngo n'abatabashije kubona umurongo ushobora kuba n'ikibazo cy'ikirere cyabayemo yego
no minsi kiri kujya kigorana cyane ngabize baba bashaka kutuvugisha baba ari benshi ariko buryo babaye bacyaye n'ibibazo by'ibirere biba byajemo ariko tugiye kubahereza nimero basi kugira ngo muzifate muze kuduhamagara mutuganirize nibyo iyanjye Emile&Damascene ni 07 72 07 72 70 76 indi ni 07 22 33 92 74. iyo ni nayo ukoresha kuri WhatsApp washaka kukwandikira hari na groupe ijuru ntirikorerwa ubwo no washaka kujyamo yanyandikira kuri iyo nimero tukamushyiramo kuko uri admin nibyo hanyuma nimero yanjye ya MTN ari nayo iri kuri WhatsApp ni 0784 ikurikirana 42 57 ngira ngo iroroshye hari niba washaka yafata iyo mibare ine ya nyuma 42 57 ahandi ni 07 gusa hanyuma na Airtel ndayigira ni 07 339 3 Amahoro y'Imana abane n'abizera Yesu Kristo bose bataryarya amen amen. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe akagirwa intungane mu maso y'Imana bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byanyendekeye muvandimwe kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.